Abashuhuje inshuti bavandimwe turashuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ni kwa kundi rero tujya dufata akanya tukaganira ku ijambo ry'Imana, twumva icyo Imana ituvugaho, twumva impumeko y'Imana. Njye nitwa Porofete Mazimpaka. Hanyuma turabashimira tubifuriza umugisha Imana itanga, kandi tubasaba gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Muraba mudufashije kwamamaza ubutumwa bwiza. Ni kwa kundi rero natwe tugira gutya tukabagezaho ijambo ry'Imana, ubutumwa message Imana yaduhaye kugira ngo Imana ikomeze itunezeze. Reka dusuhuze abari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu ntara zose zigize iki gihugu, abari mu mujyi wa Kigali, tuturere dutatu, Kicukiro, Gasabo ndetse na Nyarugenge, ndetse n'abari Igota, Masimbi, Amerika, mu Bwongereza, muri Canada, Australia ndetse no mu bihugu bindi bitandukanye bituye iyi si. Reka dusenge Imana kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu, Imana ifite imbaraga, Imana y'ubutware kandi y'icyubahiro. Turakunezerewe kugira ngo ukomeze umutima wacu nawe uwunezeze, dukomere tugubwe neza mu izina rya Yesu. Turagushimiye kuko uri imbaraga zacu, ubwamo bw'umugaru, ukomeze ubanira kandi duha umugisha mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma Imana ibahe umugisha. Nanone kandi turongeye turabwiye ngo mukomeze mugubwe neza. Ushobora kuba utameze neza, urwaye, ufite amadeni, ufite ibibazo, akarande zikomere nabi, inyatsi n'ibindi bitandukanye, ariko reka nkubwire ngo none harutejo. Ahari kurira kwararira umuntu ninjoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Reka mbibutse ngo iyakaremye n'ikamena, kandi yuzi icyo ushaka nta gufata icyo ubonye. Komeze usenge, Imana izakugirira neza. Rero turifashishije ijambo riri mu gitabo cyitwa Kuva 17 umurongo wa 14, haravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati, andika ibi mu gitabo bibe urwibutso, ubibwire Yosuwa yuko nzakuraho rwose kwibuka kwa Amaleki, bakibagirana mu munsi y'ijuru bose. Ni ijambo ngira ngo twifashishe kugira ngo dutange message Imana yaduhaye. Ese wewe iri jambo raryumva ute? Bibiliya yavuze ngo Imana ihamagara Mose iramubwira ngo byandike mu gitabo bibe urwibutso. Reka nkubwire ngo icyo Imana yanditse ku buzima bwawe ntabwo kizahindurwa n'amagambo abantu bavuga. Icyo Imana yanditse ku bana bawe ntikizakurwaho nuko abantu batakukunda. Kuba abantu batakwemera, Imana ikwemera nta kintu bitwaye, kubera ko iyo ufite Imana ubona abantu, ariko iyo ufite abantu nta gupfa kubona Imana. Icyo nari nshatse kuvuga muri ubu buryo, nari ndimo nkubwira ngo hari ibintu byinshi byagiye byitambika imbere yawe, hari ibintu byinshi byagiye bikuza amahirwe, ndetse nawe urabibonesha amaso yawe, ariko nagutangariza nkubwira ngo ese Imana wasenze ntabwo ari Imana idafite imbaraga, ni Imana ifite icyubahiro, ni Imana ifite ubutware. Ahubwo ndi gutekereza nkibaza, ese ubanye gute nayo? Ko mbona muri iyi minsi ibintu byahindutse, ababyeyi banza abana babo, abana banga ababyeyi, inshuti zaranganye, ibintu byose byarapfuye, haba mu mwuka, haba mu mubiri. Ariko nkushishikariza nkubwira ngo Imana usenga ni Imana ikomeye, ni Imana ifite icyubahiro. Maze iminsi ntekereza muri aya masengesho turimo y'iminsi 7, kuke ubana n'umuntu wiyoberanya, ukabana n'umuntu wishushanya, ukabana n'umuntu utamubwiza ukuri. Ibyo bintu nabyo byarambangamiye cyane, bintera ikibazo gikomeye, kuko buriya niba ari ikintu gitera umwaka cyangwa se kibangama, ni ukuba mu rusengero witwa umukristo ariko kandi utariwe, witwa umurokore utariwe. Buriya niba ari ikintu gikomeye, kwiyitirira urwego utari rwo birabangama, birakomeye. Imana ikugirire neza muri uyu mwaka, uhinduke, ukure, uhinduka mu mwuka, uhinduka mu mubiri, uhinduka, kubera ko naje gusanga Imana, Bibiliya avuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpwanye nawe, ariko byose nzabikira ku mugaragaro, amaso y'abantu abibone, nubwo ubikora nka kwihorera. Rero ndimo ntekereza, abantu benshi barimo baribaza ku ntambara za Kongo, baribaza ku bihugu bikikije Kongo, Burundi ndetse n'u Rwanda barwibazaho, ariko u Rwanda mu byo mwibazaho bwo mu rureke, kuko rurarinzwe n'Imana. Rino
reka mvuge ngo u Rwanda ntabwo ari urugo rw'umupfakazi abantu bapfa kwishoramo gutyo. Umugani w'umubyeyi wacu yaravuze ngo nimuza nabi ntabwo muzasubira yuko mwaje. Rero nari ndimo mbabwira ngo nubwo abantu bari kwibaza ku ntambara za Kongo, buriya ahantu hose hari ubutunzi niho Satani ajya. Rero uretse gusenga Imana igahosha ziriya ntambara, ariko murabona ko ibintu byamaze guhindura isura. Kongo, Uburundi n'Ubugande, u Rwanda rwo ninakorwaho. Nta muntu uvuga ku Rwanda ngo abone amahoro wamererwa nabi cyane. N'abanyarwanda uciye baravuga ngo yirirwa ahandi gataha i Rwanda. Ahantu Imana irara, ofisi y'Imana nta muntu ugikinisha. Ofisi y'Imana nta muntu ugikinisha. Uriya muzehe wacu cyangwa se uyu mubyeyi wacu umuyobozi w'u Rwanda, ndavuga perezida, arerekwa pe, arerekwa, agira ishyirwa rikomeye, rikomeye cyane. Imana ibagirire neza. Turagushimiye mubyeyi, utuyoboye neza, turagukunda, kandi rimwe ujya utugezaho ibitekerezo bikatunezeza. Nimvuga gutyo ntihagire abantera amabuye bavuga ngo ninjiye muri politiki, ariko Bibiliya avuga ngo abo gushima tubashime. Nubwo nta ushimwa na bose, ariko nta buyobozi na bumwe bujyaho budashyizweho n'Imana. Niyo mpamvu Imana ishyigikira abayobozi mu nzego zose, kandi guhera ku mutwara se bukajya ku muyobozi w'igihugu. Imana irabashyigikira cyane ni mu nzego z'umutekano. Nari ndimo mbabwira rero, Imana ihamagara Kuro muri Yesaya 45, yaramubwiye ngo nzakugenda imbere ahataringaniye amaringaniza. Iramubwira ngo inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'inyuma bimwe nzabimenagura, ibindi mbicemo kabiri. Urumva rero, Imana iri imbere y'Abanyarwanda, Imana iri imbere y'igihugu cyacu, Imana iri imbere y'abayobozi bacu, Imana iri imbere y'ibintu byose dushobora kwerekezaho amaboko kugira ngo Imana iturebe neza. Murakoze cyane rero, muze gusoma iryo jambo mwitonze kuva 17 umurongo wa 14. Imana iduhera umugisha muri iryo jambo. Uwiteka kure mu nzira abameleki bari imbere yawe, Imana ikugenda imbere, ibitaringaniye ibiringanize, ahatari ikiraro ihashyira ikiraro. Mbifurije umunsi mwiza, uhaha mukaronka, kandi mukizera Imana mukayiringira. Niyo mugenga wa byose, niyo ikugenera igeno, nta kindi, nta handi wabariza. Reka mbabwire ngo isengesho wasenze abantu bahari batanahari, Imana yararyumvise. Wowe ufite ikibazo ihangane, biraza kugenda neza. Reka mbasengere kugira ngo Imana ikomeze duhe umugisha, tugubwe neza, twishime, tunezerwe. Imana uko ikora itandukanye n'abantu. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu, kuko uri Imana ishobora byose, witwa ndiho Jehova Rafa El Shaddai. Ndakunezerewe cyane kuko uri Imana itabeshya, ntabwo uhemuka. Bibiliya yavuze ngo bamwe biringira amagare yabo ndetse n'amafarashi, ariko twebwe twiringiye Uwiteka. Twebwe twiringiye Imana dusenga mu izina rya Yesu. Urakoze Mana, kuko ugiye guha umugisha abantu bose bumvise iri jambo ndetse n'iki kiganiro mu izina rya Yesu, amen. Rero ukeneye gusengana natwe, turacyari muri ya masengesho y'iminsi 7, umuntu w'umunsi wa gatatu. Wahamagara kuri 0785983609. Iyo niyo nomero nkoresha kuri WhatsApp. Wakwandika message, wakwahamagara, birakunda nta kibazo. Imana rero ibagirire neza, kandi ikomeze ibagure, yagura imbago zanyu mu mwuka ndetse no mu mubiri, kugira ngo mukomeze mubone icyubahiro cy'Imana. Imana itanga icyubahiro, kuko Bibiliya irabivuga neza cyane mu Baroma. Iravuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora neza badacogora. Ingorano zabo ni ubukire n'icyubahiro, nyuma y'ibyo hakaza n'ubugingo buhoraho. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Mana turagushimiye kuko uhaye umugisha aba bantu bumvise iri jambo n'iyi message mu izina rya Yesu. Imbaraga zawe zikomeze gukorana n'abayera bose mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma rero ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.